urumva ikibazo cyanjye so cyabazaga umuntu rero uvuga ngo ubuntu n'inzaduka ngo ubuntu n'inzaduka uwo muntu afite ikibazo cy'imyumvire. nakubwiye ko hari n'abavuze ko ari ubwo mu 1500 hari umurongo uvuga ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu. Wenda uwo muntu yize amateka atariyo. Ubuntu bwahozeho, ubuntu ni Yesu. Urumva? Kandi Yesu yahozeho. Bibiliya avuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yego. Rero ni ukuvuka, kubaho, gupfa no kuzuka. Ibyo ni byo bintu bine bigize ubutumwa bwiza, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Sibyo? Ariko ibyo bintu byose ni Yesu. Ariko biba ubutumwa bwiza cyangwa se ubw'ubuntu biratunezeza kubera yuko twari turi muri we. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Yesu ibyo yabikoze cyangwa yabibayeho on his behalf, ngo mbese niwe wabyikoreye. No, yabikoreraga twebwe, yabikoreraga inyoko muntu. Sibyo? Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya, haleluya. Iyo n'undi munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo, bityo turishimye cyane kuko tuje kuganira namwe ubutumwa bwiza. Muri screen zanyu murimo kubona umugabo mumenyereye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bw'ubuntu bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Manase, turakwishimiye. Murakoze. Ntabwo uri umushyitsi kuri iyi channel, ndumva abantu bose bakuze. Uyu munsi ufite ikibazo cyoroshye. Abantu benshi bavuga ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu ari inzaduka. Baravuga ngo ni ibintu by'inzaduka, ni ibintu byadutse ubu ngubu. Hari n'umupasiteri, umwe mu bapasiteri bazwi muri iki gihugu nzi, aherutse kuvuga ngo bwaje mu 1500. uwo muntu waba yarabivuze gutyo, yaba nta makuru afite. Ntabwo ibyo yavuze ntabwo ari byo, kuko ubutumwa bwiza ubirebye neza. Banza utandukanye ibi bintu. Bavuga ubutumwa bw'ubuntu, ntabwo bavuga ubutumwa bwiza, kuko bo bazi ko aribo bavuga ubutumwa bwiza, mwe mukavuga ubutumwa bw'ubuntu. Okay, abo bantu sinzi ibyo bavuga, ariko icyo nzi neza ni uko buri kintu cyose kiri religious cyangwa se kivuga ibintu by'Imana biganisha ku Mana, cy'abakristo, bakita ngo ni ubutumwa bwiza. Nk'uyu munsi ujya ukumva bavuga ngo indirimbo za gospel, nyine buri muntu wese ugiye kubwiriza bipfa kuba biri muri Bibiliya, akavuga ngo ni gospel, sibyo? Ariko cyangwa ngo ni ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ubuntu. Urumva? Ariko ntabwo ibintu byose byigishwa muri Bibiliya byose ari ubuntu. Ntabwo byose ari ubutumwa bwiza. Ntabwo byose ari ubutumwa bwiza, kubera yuko na Yesu yacyahaga abafarisayo. None se ugize ngo abafarisayo ntibigishaga ijambo ry'Imana? Bibiliya yariho icyo gihe, sibyo? Ariko biterwa n'icyo wabanje, sibyo? Umuntu abanza kubaho akabona gukora. Akenshi inyigisho z'amadini ni inyigisho zigisha imirimo, kandi impamvu amadini anibanda cyane kuri inyigisho z'imirimo bakazita ubutumwa bwiza, nuko iyo mirimo ibifitiye inyungu ayo madini. Yego. Sibyo? Noneho iyo mirimo akaba ariyo. Ubundi hari ibintu bibiri. Hari inyigisho z'ubuntu n'inyigisho z'imirimo itegetswe n'amategeko. Sibyo? Kwigisha umuntu inyigisho y'imirimo itegetswe n'amategeko atarabanje kwigishwa iby'ubuntu, uba umuhaye uburozi. Ni uburozi. Kwigisha umuntu gukora imirimo atarabaho,
kubaho kwe ni uko abanza kumenya ubutumwa bwiza, sibyo? Ni uko abanza kumenya ubutumwa bw'ubuntu. Noneho uwo muntu wamaze kumenya neza ubutumwa bw'ubuntu, sibyo? Uwo muntu iyo amaze kubuhaga abwize neza, yabwumvise, iyo mirimo nta nubwo uwo muntu yakagombye gutakaza igihe cye yigisha imirimo, sibyo? Kuko imirimo irizana. Urugero, umwana wagaburiwe neza, wabonye indyo yuzuye, uwo mwana ntabwo bamubwiriza gukora imirimo mu rugo, kubera yuko imbaraga iyo azifite nta bindi biyobyabwenge agiyemo cyangwa se ibimurangaza, wenda amateleviziyo n'ibiki yarangariraho. Umwana muzima, sibyo? Uri healthy, wariye indyo yuzuye umeze neza, uwo mwana ubwe abwira ababyeyi ati mumbwire icyo gukora, kuko uwo mwana aba ari umwana muzima. Likewise rero n'umuntu wigishijwe neza inyigisho z'ubuntu akazisobanukirwa, sibyo? Ntabwo ni ngombwa ngo yere imbuto. Ni nk'uko Yesu yavuze ati mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, nibwo muzera imbuto zikwiriye abihannye cyangwa bizera. Ntabwo ibyo bintu nta mbaraga wirirwa ubishyiramo. Ikibazo rero ni icy'abantu babanza imirimo, uwo muntu ntarabaho, ntarashinga, ni nk'aho atarabaho, warangiza ukajya kumukoresha imirimo. Iyo mirimo arayikora, sibyo? Arayikora, ariko iyo mirimo ni imirimo myiza imbere y'uwabimwigishije, y'uwo muntu wabimuyoboye, y'iryo dini, ariko ntabwo ari imirimo imbere y'Imana. Ntabwo iyo mirimo rwose ntabwo countinga. Bibiliya yigisha imirimo, ivuga imirimo, sibyo? Ariko ntabwo yigisha imirimo umuntu gukora imirimo atarabanje kumenya ubuntu. Tugaruke ku kibazo cyanjye. Wari umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu. Yego. Bavuga ko ubuntu ari inzaduka. Ubuntu ni inzaduka? Ubuntu ntabwo ari inzaduka. Ubuntu, sibyo? Nako ubutumwa bwiza bw'ubuntu, abo bantu tubasomera umurongo. Nta kibazo. Soma Abaroma igice cya mbere. Abaroma igice cya mbere. Umurongo wa mbere ugeze nko ku wa 4 cyangwa wa 5. Haravuga ngo Pawulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Nushaka urekeraho. Uwo ni uwa kangahe ugezeho? Uwa 4. Asoza avuze ngo bigahamwa no kuzuka kwe, sibyo? Nushaka urekeraho. Ubundi hazuka uwapfuye, kandi hapfa uwabayeho, yego, kandi habaho uwavutse. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibice bine byari bigize ubutumwa bwiza. Bigize ubutumwa bwiza. Bisubiremo tubyumve. Ni ukuvuka, kubaho, gupfa no kuzuka. Ibyo ni byo bintu bine bigize ubutumwa bwiza, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ubuntu, sibyo? Ariko ibyo bintu byose ni Yesu. Ariko biba ubutumwa bwiza cyangwa se ubw'ubuntu biratunezeza kubera yuko twari turi muri we. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Yesu ibyo yabikoze cyangwa yabibayeho on his behalf, ngo mbese niwe wabyikoreye. No, yabikoreraga twebwe, yabikoreraga inyoko muntu, sibyo? Uyu munsi rero umuntu yizera yuko atazapfa, ko dufite ubugingo buhoraho, kubera ko twahaniwe cyangwa se ibyaha byacu twabihaniwe muri Kristo, sibyo? Apfa. Uyu munsi twizera ko tuzajya mu ijuru kubera yuko Yesu yazuranywe natwe. Ko uwo murongo usomye urasoza uvuga yuko Yesu yazutse, sibyo? Ni ukuvuga rero ngo inkuru y'umuzuko ya Yesu byari inkuru nziza
ku inyokomuntu kuzuka kwa Yesu, kuvuka kwe, kubaho kwe, gupfa kwe no kuzuka kwe byose ni rero ntabwo umuntu yavuga ngo none se ubuntu ni we Yesu cyane, kuko njye ndimo ndakubwira ikibazo cy'ubuntu ko ari inzaduka. Umuntu uzumva yigisha ubutumwa bw'ubuntu atagaruka kuri Yesu, n'iki kindi yaba yigisha? Nta kindi ubuntu bushingiyeho, urumva bushingiye kuri Yesu. Urumva ikibazo cyanjye cyabazaga umuntu rero uvuga ngo ubuntu ni inzaduka, ngo ubuntu ni inzaduka, uwo muntu afite ikibazo, afite ikibazo cy'imyumvire. Nakubwiye ko hari n'abavuze ko ari ubwo mu 1500. Hari umurongo uvuga ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu, ngo ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu muri Yohana 1:17 ngira ngo bavuga ko Mose yazanye amategeko, hanyuma ubuntu n'ukuri bikazanywa na Yesu. Nibyo. So ndagira ngo wowe noneho icyo dufasha kumenya niba Yesu ari we wazanye ubuntu, wavuze ko ari nawe buntu cyane, buntu nk'uko wabivuze mbere. Na hano bakaba bavuga ko ubuntu n'ukuri we wabizanye. Ubwo wowe noneho ndagira ngo aba bantu bavuga ko ubuntu ari inzaduka bumva ukuri, yaje ryari se? Donc ndagira ngo dusobanure aho hantu, kuko icyo nshaka ko gisubizwa ni ikibazo kivuga ko ubuntu ari inzaduka. Wenda ikintu navuga, ubuntu ntabwo ari inzaduka, ahubwo icyo nakwita inzaduka ni igihe uwo muntu we yamenye iby'ubuntu, aho uwo muntu yabimenyeye. Niba wenda ibyo yamenye wenda uwo muntu yize amateka atariyo, ubuntu bwahozeho, ubuntu ni Yesu, urumva? Kandi Yesu yahozeho. Bibiliya yavuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Rero wenda uwo jambo ni Yesu, sibyo? Yesu hari igihe yaje mu isi, sibyo? Yaje mu isi, ariko mbere y'uko aza mu isi na mbere hose yahozeho. Twabonye Bibiliya itubwira yuko ngo Yesu ari intama w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, ndibuka baradusomeye mu byahishuwe. Mu byahishuwe. Ni ukuvuga rero ngo Imana iby'ubuntu Imana yahoranye, Imana Yesu Imana Data, Mwana na Mwuka Wera. Abo bantu bose cyangwa se iyo divinity ni bamwe, urumva? Ni bamwe. Rero mu mugambi wabo wo kuzaza wenda mu isi no kugaragaza Yesu mu buryo bweruye bw'ubuntu, igihe Yesu yaziye sibwo byari bipanzwe ko bikorwa. So na mbere hose icyo nshaka kuvuga, ari no mu isezerano rya kera wabonamo ubuntu, ari no mu isezerano rishya ubuntu burimo, noneho mu buryo bweruye. Rero navuga yuko ubuntu bwahozeho nk'uko Imana yahozeho. Mbese kuva Imana yari iriho n'ubuntu bwari buriho. Amen. Ntabwo ubuntu bwaje aho twaboneye Yesu aje, ariko na mbere hose ubuntu ku bwawe tunasoza, ubuntu ntabwo ari inzaduka. Abo bigisha ibyo nibo bigisha inzaduka, nibo nzaduka, nibo bigisha inzaduka. Nibo bigisha inzaduka. Iyi nzaduka we yavuye he? Ujye mu kureba kwawe ibyo bigisha byavuye niba bitarazanywe na Yesu. Yewe wenda ibyo ni iby'aba theologians, ariko urebye Bibiliya ubona yuko ubuntu bwahozeho. Bwahozeho kuva kera hose. So tubwira abantu ngo ubuntu ntabwo ari inzaduka. Ubuntu si inzaduka. Ubuntu ni we Yesu, kandi Yesu yahozeho cyane. Hanyuma n'umuntu wavuze ngo ubuntu nubwo mu 1500, Bibiliya ikabivuga ko ubuntu bwazanywe na Yesu byibuze igihe yerekewe abantu ni mbere y'1500 cyane. Hashize imyaka irenga 2000 Yesu aje avutse.
imyaka 2000 irarenze aho Yesu yaziye, kandi tuvuze ko na Yesu ataranaza bwari buri mbere yaho bwahozeho. arangije arabuzana noneho arabubereka, arabuzana arabubereka ndetse aba ubwo buntu, abo buntu. Amen. So ubuntu ntabwo ari inzaduka, numva ari naho dusoreza ikiganiro. Ntabwo ubuntu bwaba inzaduka, ahubwo amadini n'inyigisho zabo bashobora kuba ari bo nzaduka, ariko ubuntu bwo bwahozeho. Amen. Gusa nuko ibintu by'Imana ntabwo Imana ibishyiramo force, imbaraga, sibyo? Ibintu by'Imana ntabwo ibishyiramo imbaraga, urumva? God is a gentle God, urumva? Kubera yuko n'imbuto ya gentleness iri mu mbuto z'umwuka. Usanga rero n'ibintu by'Imana nta bikabyo byinshi bigira, nta no guforusa abantu, usanga mbese wagira ngo nta mbaraga zibiri inyuma, ariko imbaraga zibiri inyuma ni iz'Imana. Rero ntabwo ubuntu ari inzaduka, ubuntu bwahozeho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turashoje, ariko ngira ngo nibutse abakunzi bacu Grace Abanzu TV ko ibiganiro byacu biterwa inkunga na Fine Builders Limited, ni kampani ikora imirimo yose y'ubwubatsi. Wisanga hano i Remera, neza hateganye na BK Arena, cyangwa se ku nyubako ikurikiranye na Control Technique. Aho ngaho niho basanga, ariko na nimero yabo ngiyo muri screen yawe, bahamagara ubabaze urashaka kubaka inzu yawe kubamo, inzu y'ubucuruzi, apartment, urashaka gusiza, urashaka gukora plan inzu, urashaka kugura no kugurisha, urashaka kurikirana ibyangombwa byo kubaka, iyo mirimo yose barayigufasha. Ni karibu mu bagane nabo badutera inkunga, dukomeze tubagezeho ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Manase wakoze kubana natwe mu kiganiro.